uguma mu rugo. Kandi ndagira ngo wenda abatarabyumvise nta banga rikirimo, umusimbura yarabonetse, umwotsi w'igitare warazamutse. Ejo twakoze leadership summit abatari bari irimo, ndagira ngo mbatangarize yuko pastori mushya mukuru wa Remera, ariko bazamwimika, ntabwo baramwimika. Ujye ubona iyo batoye perezida, ndavuga nko muri biriya bihugu byo muri Amerika, bamutora mu kwa 11, harya ari mu kwa 8, tora mu kwa 8, ariko ndavuga muri Amerika, hanyuma akarahira mu kwa 11 nkaho amezi nka nyuma ya 3. Twebwe rero umwotsi warazamutse, pastori mukuru mushya Emmanuel Karegesa baramaze no kutwirukana. Buriya ntabwo mubizi, njye mbibwira abantu kenshi hano, iyo umuntu ahagaze akavuga ngo iyi Bibiliya ngo bari bakwiye kuyisubiramo, ngo hari ibyo ntemeranya nayo, ugahagarara imbere y'abantu ukabwira ngo ibintu byanditse muri iki gitabo ngo hari ibyo ntemeranya nabyo, burya bahita bakwirukana. Burya mu kazi mu ijuru baba bakwirukanye. Muzi impamvu? Umuministre wahagarara akavuga ngo sinemeranya na perezida, ubwo umunsi ukurikiye ntabwo yajya muri kabineti. Siko bigenda mu Isira. Niyo rwa rupapuro rw'umuhondo rutasohoka, baca inyuma bakamubwira tubwo wavuze kuriya ibwirize kubw'impamvu bwite udemission. Ariko nsigaye numva abantu b'abanyamadini hirya no hino ngo bakomeye, ngo bafite PhD, bavuga ngo ino Bibiliya ngo bakwiye kuyisubiramo ntibayemera. Iyo umwami yavuze wowe urumvira, nta kindi wongeraho. Umwe igeze kumbwira ati daddy, nari nabwirije mu giterane cy'abayobozi kuri televiziyo, bica kuri televiziyo, arambwira ati daddy, kuri VD, kuri visiting day, ku munsi wo gusurwa ntihazaze mama, ko niwe kundaga kujyayo, aba ari wowe uzansura. Kugeza ushaka ko nzaza kugusura, ati ndagira ngo twana twigana twose tumenye ko wa mugabo wabwirizaga kuri televiziyo ari papa. Noneho tekereza ko twebwe dufite umwami wazutse, kavuga ngo uriya niwe shefu wacu, sibyo? N'amadayimoni akabimenya, baba bapfuye ugiye muri vacances. Ikintu cya mbere Yesu adukorera, he cares. N'umuyobozi wese, by the way, mbivuge mbye extrapole, n'umuntu urimo hano wese ufite icyo ayobora, niyo rwaba ari urugo rwawe, ugomba kurwitaho. Niba ufite abakozi ukoresha, ukabitaho ku buryo nk'uko Yesu atwitaho. Icyo ni icya mbere. N'igituma tugomba kwita ku banyabyaha ni uwo mutima wa Yesu watumye ava mu ijuru akaza kudushaka, akatubwira ngo noneho ndagiye musigare mukora ibyo nakoraga. Uwo mutima wa Yesu. Icya kabiri yabakoreye ibintu 5 tugomba kumenyereka mbyihutiho, ngo ahera kuri Mose n'abahanuzi, ngo abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Kuki tugomba kumenya Yesu ngo tuvuge ubutumwa? Icya mbere nuko ari we wadutumye, ariko icya kabiri nuko ari we tuvuga. Niwe tuvuga, niwe tubwira abantu, twabwira ngo jewe nahuye na Yesu arampindura. Impamvu nakora ibyaha nuko ngendana na Yesu. Impamvu ntagira ubwoba nuko Yesu andinda. Impamvu ntashobora kuhagarika umutima nuko nzi ko Yesu ibyanjye byose abifite. Ubutumwa tuvuga ni Yesu. Ariko ikidufasha kumuvuga ni iri jambo, nta cyaha cyikora. Muranyumva neza? Nta cyaha cyikora. Icyaha cyose ugifatira icyemezo. Hari ibyaha byihuta, ariko nk'icyo kuvuga nabi ushobora kwisanga wavuze nabi. Paulo umutambyi mukuru yavuze ati mugikubite ku muntu, baramukubita ati Imana izagukubita wamva we. Baturatuka umutambyi mukuru ati Imana imbabarire, sinari ko ari umutambyi mukuru, ati kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntuzavuge nabi umuyobozi w'ubwoko bwawe. Kuvuga nabi ushobora kuvuga nabi, ariko nabwo iyo wavuze nabi ca bugufi usaba abantu imbabazi, ubwo turuze mu mbabarire nabasimbukanye. Kuko ikibazo dufite, ibyaha bitwizingiraho bigira kategori. Nta mwanya, ntabwo ndi bubyigisheho, bigira kategori.
icyaha nabonye abantu benshi muri no minsi dayeri kirimo kugaruka mu biro byanjye, icyaha cy'ubusambanyi. Ubundi niba hari icyaha cyoroshye kukivamo ni icyo ngicyo. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Kuri 2 z'ukwa gatandatu mubo batazaha ijambo Aneti, ubwo nyine ubwe irye yarirangije. Arakoze cyane Aneti kutuyobora. Mwiriwe mwese. Hari ahantu narindi mu mwanya barambwira ngo ariko ngo twumvise yuko ngo ugiye gusezera. Ndavuga neka ntabwo nigiye nigeze nsezera, ahubwo bagiye kunsezerera. Na magambo biratandukanye, iyo bagusezereye n'iyo usezeye biratandukanye. Ubwo itegeko rivuze ngo umuntu nagira imyaka 65 agiye yibwiriza ku munsi ukurikiyeho agume mu rugo, niko bivuga. 65 iyo yigejeje bakagukorera anniversaire, umunsi ukurikiyeho uguma mu rugo. Kandi ndagira ngo wenda abatarabyumvise nta banga rikirimo, umusimbura yarabonetse, umwotsi w'igitare warazamutse. Ejo twakoze leadership summit abatari bari yirimo, ndagira ngo mbatangarize yuko pastori mushya mukuru wa Remera, ariko bazamwimika, ntabwo baramwimika. Ujye ubona iyo batoye president, ndavuga nko muri biriya bihugu byo muri Amerika, bamutora mu kwa 11, ari mu kwa 8, tora mu kwa 8, ariko ndavuga muri Amerika. Hanyuma akarahira mu kwa 11 nkaho amazing, nka nyuma ya 3. Twebwe rero umwotsi warazamutse, pastori mukuru mushya Emmanuel Karegesa. Ntabwo ari hano uyu munsi, ariko ubwo byabaye official, byabaye officiel, byaramenyekanye, ntabwo bikira amabanga, ntibihwihwiswa. Ubwo umunsi azaza bazababwira. Ibyo byose ku itariki ya 4 nzamuhereza fayiro, hanyuma ku itariki ya 5 ngume mu rugo. Amen. Ariko ku itariki ya 5 hazaba ari kuwa mbere nzayobora Bible study. Kana karima kanjye banyemereye kukagumana, ntabwo nzajya kugasaba. Hanyuma ariko n'abandi bazajya babonaho, kuko unyine iyo wagiye mu kiruhuko kizabukuru uritemberera, ugatembera cyane. Amina. Kimwe mu bintu ugomba bwije ukuri, kimwe mu bintu nari naragabanije mu gihe cyose nari pastor mukuru wa paruwase hano, ni ukugenda. Ibiterane by'ivugabutumwa byo hanze nari narabishyizeho agasitari, ariko ubu ngubu nyine ngiye kongera nire kure, ngiye kuvuga ubutumwa hanze, hanyuma ariko na Bible study tuzaba turi kumwe. So iyo ntabwo ari yo nyigisho y'uyu munsi. Uyu munsi murabizi nkuko twabisezeranye, turi mu nyigisho ijyanye n'umurimo wo kuvuga ubutumwa, n'umurimo wo kujyana ubutumwa, dushingiye ku byo Yesu yasize abwiye abigishwa be. Haleluya. Kubera ko buriya kimwe mu bintu bikomeye mbona kizagora abakristo mu ijuru, abo muziga buriya mu ijuru muzatungurwa nitugera mu ijuru. Uzi ikintu cya mbere kizatungura abantu, nuko tuzagera mu ijuru abo twajyaga tubona bakomeye mukababona bari bicaye ku ntebe z'inyuma, ukabona abo twajyaga twita ba generali na ba fandi twajyaga duha amasaruti, ukabona nta nyenyeri bafite. Muzi impamvu? Njya mbwira rimwe na rimwe iyo nigishije, njya mbwira abantu nkabwira nti abakristo nibagera mu ijuru bazamera nk'abanyafurika ku ntebe y'isi. Buriya mu isi abanyafurika ntabwo tugaragara cyane. Iyo bavuze
bakavuga Afurika mu migabane, uhita bumva umugabane w'ubukene, ubundi batanga amafoto bakaba bakwereka umugabane w'abana barwaye bwaki bafite kugwingira, ubundi iyo bavuze Afurika uhita wumva intambara n'ubwicanyi, iyo bavuze Afurika wumva za kudeta z'urudaca. Ariko ubundi witegereje ubundi uko Afurika imeze, ubundi Afurika burya ni umugabane ukomeye, ni umugabane w'amateka. Siko burya muri Bibiliya Afurika iruta Uburayi ndetse na Aziya na Amerika. Amerika yo nta nubwo igaragara muri Bibiliya, mwari mubizi. Ariko Afurika, Mose yarerewe muri Afurika, sivyo? Bivuga ngo isezerano rya kera, ibitabo 5 bya mbere byanditswe n'umuntu navuga ngo umunyafurika, kuko Mose yavukiye muri Afurika. Ubundi umuntu yitirirwa umugabane yavukiyeho, cyane cyane ko Mose we yavukiye muri Afurika, aba muri Afurika, yahavuye gusa ajyanye Abisirayeli abaherekeje abajyanye iwabo. Mose si umunyafurika. Yakobo yahungiye muri Afurika, inzara yaramwishe aza muri Afurika, aranahaguma ntiyataha imyaka 400. Ubwoko bwa Isirayeli bwakuriye muri Afurika. Ubwo Yesu bamuhigaga ntabwo yahungiye mu Burayi, yasubiye hahandi nyine aho bahungira muri Afurika. Burya turi mu mwenda, uretse ko yasize wishyuye, yadupfiriye ku musaraba. Aravuga ati jewe mwampaye amazi murampungisha, reka nanjye mbasigira agakiza. Umwenda asiga wishyuye, ariko yahungiye muri Afurika. Buriya abateolojiye ba mbere bariya mujya mwumva ngo ba Krizostomo, ba Atanaziyo, bande baronye Afurika, ba Saint Augustin n'abandi. Iyo urebye muri Bibiliya harimo abanyafurika benshi kuruta abanyaburayi. So Afurika ni umugabane w'amateka, ndavuga muri Bibiliya, ariko no mu bindi byose burya Afurika ni umugabane w'amateka. Afurika ni umugabane w'ubukiri, uvuze amabuye yose y'agaciro atuma isi ikira bayacukura muri Afurika, niho amenshi abo. Siko bimeze. Uzitegereze kariya ko rwose karanshimisha. Iyo Ubufaransa bwagiye gukina, ikipe nationale y'Ubufaransa 3 bya 4 ni abanyafurika, n'abirabura. Siko bimeze. N'abakinnyi beza. Dahere urebye no muri za shampiyona zose usanga harimo abanyafurika benshi. Uzafata abanyamuzika b'ibirangirire usanga benshi bafite uruhu rusa n'urwacu, bari abanyafurika. Uzafate Amerika urebe se byo byaremura Amerika, siporo yaho na muzika yaho, ababosi benshi n'abanyafurika. Ariko icyo mbabwirira ibi ngibi reka nende kubitindaho cyane, turi umugabane ufite ubukungu bwinshi ariko uboneka mu maso y'abantu nk'ukene. Nitugera mu ijuru hari abantu bazamera gutyo. Kubera iki? Kubera ko mu ijuru abazagaragara cyane ntabwo ari abari ufite amatitire nkatwe b'abapastori, unyine nicara nk'idunda nk'abapastori, kanoni, acidikoni. Hanyuma mu ijuru bakavuga ngo ya abo tuzambika amaranka mu ijuru, abazarabagirana bakaba abasitari, n'abahinduriye benshi kugukiranuka. Amen. Abo Yesu azirata yaravuze ngo umuntu natampamya imbere y'abantu, nanjye nzagira isoni zo kumuhamya imbere ya Data. Sibyo? Hariho na benshi bagaragara neza, cyane cyane nkatwe tuba mu mirimo, baramaze no kutwirukana. Buriya ntabwo mubizi. Njye mbibwira abantu kenshi hano, iyo umuntu ahagaze akavuga ngo iyi Bibiliya ngo bari bakwiye kuyisubiramo,
ngo hari ibyo ntemeranya nayo, ugahagarara imbere y'abantu ukabwira ngo ibintu byanditse muri iki gitabo ngo hari ibyo ntemeranya nabyo, burya bahita bakwirukana. Burya mu kazi mu ijuru baba bakwirukanye. Muzi impamvu? Umuminisitiri wahagarara akavuga ngo sinemeranya na perezida, ubwo umunsi ukurikiye ntabwo yajya muri kabineti. Siko bigenda mu Isira. Niyo rwa rupapuro rw'umuhondo rutasohoka, baca inyuma bakamubwira tubwo wavuze kuriya ibwirize kubw'impamvu bwite udemisiyoni. Ariko nsigaye numva abantu b'abanyamadini hirya no hino ngo bakomeye, ngo bafite PhD, bavuga ngo ino Bibiliya ngo bakwiye kuyisubiramo ntibayemera. Iyo umwami yavuze wowe urumvira, nta kindi wongeraho. Niyo mpamvu rero mbabwira nti ubwo tuzagera mu ijuru usange nubwo dufite uwo murage mwiza w'abana b'Imana, usange nubwo dufite amasezerano akomeye Imana yaduhaye. Buriya dufite amasezerano akomeye muri iki gitabo. Ariko n'ubundi nk'icyo navuga cy'Abanyafurika, reka nze nanihute njye tujye kuri Bible study. N'ubundi abakristo benshi babayeho nk'Abanyafurika. Abanyafurika batura kuri ubwo bukire, bagatura iruhande rw'amazahabu, bagatura iruhande rw'amadiyama, bagatura iruhande rw'amakoruta, bagatura iruhande rw'amapeteroli, ariko ugasanga bakene. N'abakristo nabo batura iruhande rw'amasezerano y'Imana, bakagira abamarayika ngo babarinda, bakagira imbaraga z'umwuka wera, ariko bajya kureba ukabona imitekerereze yabo n'imibereho yabo n'imibanire yabo nka ya yindi ya Kinyafurika nababwiraga. Kubera iki? Ntabwo basobanukiwe umurage w'umwami wacu. Ariko turimo turareba agace gatoya gusa k'uwo murage, umurimo yadusigiye. Ariko n'ibindi nabyo buriya wasubira inyuma akabireba mwatangara cyane. Uzi ibintu Imana yatuvuzeho. Imana iragufatika kubwira ngo ubwo uri hano ntabwo uri umuntu usanzwe, uri umwana w'Imana, uri igikomangoma, ndaguhetse ndagutwaye. Ariko abantu babaho ukuntu babona ko umuntu buri yarabizi azi uwo ari we muri Yesu. Muramuzira uzi uwo uri we muri Yesu. Muragaza ko bwete ubuzima bwancanze, bwankaranze, bwagize gute, none nagiye gushakira igisubizo ku bapfumu. Tiya mwana w'Imana wicaye mu bapfumu ndamureba nkavuga niyo uri umunyafurika koko. Abanyafurika basiga ubukungu muri Afrika bakajya kugwa muri Mediterane ngo bagiye gushakira imibereho mu Burayi. Ubutunzi abazungu bo baza kubushaka iwacu, bakaza kuhashaka ubushyuhe, bakaza kuhashaka ubwiza bw'imisozi, bakaza kuhashaka mu y'agaciro, twe twajya mu mbeho y'iwabo. Kubera iki? Imyumvire. Ariko ntimuzamvuge nawe ngo muvuge ngo navuze n'abo Abanyafurika, ahubwo ugomba ngira ngo mbakosore mumenye agaciro k'umugabane wacu. Ariko icyo nshaka no kuganishaho ni ukugira ngo twebwe nk'abakristo tumenye agaciro kacu nk'abana b'Imana. Ariko niturangiza tumenye umurimo umwami wacu yaduhaye, kuko mu ijuru niwe uzaduhesha amakamba. Cyane cyane abavuga ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka, mu ijuru bazaba abasitari, bazarabagirana nk'inyenyeri. Amen. Twicara hano ariko bambe simbarenganya, kandanyirize kuri icyo, simbarenganya pe. Mwebwe mwicaye hepfo aho imbere aho ntabwo mbarenganya, ariko abasengera Remera mwebwe bizabakoraho kuko ntacyo ntababwiye. Ubundi hari ikosa abapastori dukora mu myigishirize y'Abakristo, kutabigishira ijambo ngo barikunde, barituremo, barimenye. Kuko iyo usomye iri jambo, hari umwami wa Isirayeli bigeze gusomera ibyanditswe, aravuga ati ko umujinya turiho ari mwinshi cyane, turabigenza dute? Natwe nibura twakoze Bible study kuwa mbere, ibintu byinshi tugenda tubyiga, nubwo wenda rimwe na rimwe abantu baba badahari, ariko turabyiga. Kuko iri jambo niho dukuramo ubumenyi bwo kumenya umwami wacu, bwo kumenya amasezerano yaduhaye, bwo kumenya umurimo yadusigiye, bwo kumenya imbaraga tukoresha, no kumenya ibihembo azaduhemba ku bw'uwo murimo. Ariko usanga kenshi twihugiyeho. Iyo abantu baje gusenga, baza gusengera ibibazo byabo, nabyo ntabwo tugomba kubireka.
ariko ugomba kwibuka ngo hari ikintu kinini kiruta ibibazo byanjye, umurimo umwami yansigiye. Haleluya. Reka mbahe akagero gatoya kabafasha kubyumva. Umusirikare ashobora kuba ari ku rugamba, bakamutuma bakamubwira ngo umugore wawe yabyaye, imbunda ihita yifasha hasi se, akajya kureba umugore wabyaye? Wapi. Akomeza akazi kugeza igihe bazamuhera ikibari agataha. Siko bimeze. Twebwe dufite umurimo umwami wacu yadushyizeho, ariko kenshi turawuta, kenshi turawirengagiza. Reka nikizabibereka, ubu ngubu uzengurutse hano mu Giporoso ukabara abakristo ba hano barimo kubeyabeye hano muri no mihanda y'Igiporoso ngo barimo kwinanura ngo baruhuka. Hari nabo mpora nawe nkabwira se ko wari uri hano kuki utaje muri Bible study? Ngo urumva ngo nari mvuye ku kazi naniwe mu mutwe, ngo nca hano kuri tari. Uca kuri tari ujya kunywa icyayi, abandi turimo kunywa ijambo ry'Imana, ngo urimo kuruhuka mu mutwe. Ijambo ry'Imana niba ari kurushya mu mutwe, mu ijuru uzaba mu binyeteri. Mu binyuma ngo harabe imbere, mu ijuru bazagaragara arabe inyuma. Ariko mwe mwakoze kuba hano, kuko dufite n'icyitegererezo ku batubanjirije. Hariya mu Baheburayo 11 gaduha liste y'abantu benshi bakoreye Imana mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye, abakubiswe inkoni, abashyizwe mu magereza, abacerewe ingero, abagaburiwe intare. Akatubwira ngo ari kwa ngabo ngabo, ngo y'Imana ibarebye ngo ntikozwa isoni no kwitwa Imana yawo. Haleluya. Ngo kuko ibizi yabiteguriye gakondo. Amina. Hari abantu Imana irebe ikavuga ngo uri iyo murebye ndanezerwa. Mujye munezeza Imana. Ariko isi ni gukaranga wanjye gushya, nijya kukugabura isange ukomeye ye kukurya, ariko kugukaranga kwizagukaranga, ariko nijya kukurya isange utarika. Kubera iki? Kuko uzi yuko hari Imana irimo kukureba ikavuga ngo yes. Niyo mpamvu wanditse urwandiko rw'Abaheburayo avuga ngo mwibuke abatuyoboraga, mwibuke abagiye imbere yacu bakatubwira ijambo ry'Imana ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, nimurangiza mwigane kwizera kwabo. Kubera iki? Uwabakomeje, uwabashoboje, uwabakoresheje niwe udukoresha. Ngo kuko Yesu Kristo uko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, niko azahora iteka ryose. Amina. Uwakoresheje Paulo bagakorana, bakamukubita inkoni akanga kubivamo, bakamutera amabuye akanga kubivamo, inzoka ikamuruma akanga kubivamo, uwo niwe uzadukoresha, uwo niwe udukoresha, niwe dukorera. Amina. Gukorera Yesu rwose nibyo mpora mbwira abantu. Atari ko pastor ngo ugiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, iyo mvuye mu buyobozi bwa paruwase ntabwo mvuye mu murimo, ahubwo ngiye gukorera Yesu nduhutse. Haleluya. Uzi umuntu ujya gukora umurimo ari refreshed, aruhutse, nta minaniro, nta wakawaka, ugasoma Bibiliya ikakuryohera, ukegera Yesu kumva none wajya uvayo kamera nk'uvuye muri sauna. Hari abantu bajya muri sauna irimo inturusu. Kera iwacu tukiri mu cyaro hari umusaza, ariko muzi ko buriya sauna itari nshya. Iwacu aho twakuriye hari umusaza yakoraga ikintu bakitaga igitagata. Igitagata, hari abantu bazi igitagata cyo mu cyaro. Bafataga akazu bakakubaka, bakagahoma neza neza hasi no hejuru, hanyuma agasigaho akenge kangana gutya, bagacana inkono, bakarundamo ibintu by'ibyatsi by'imiravumba n'inturusu n'ibiki byose, noneho bakacanira amazi, vaperi zikinjira muri ako kazu. Babona kamaze kwijima neza kubera imyotsi yatumukiyemo nyine y'ibyo biti, abantu bakirundamo, bagakubitaho urugi, bagakinga, bagahomera. Sauna ya serious, abantu bose bakabira icyuya.
nubaho bajyaga bakubaka hafi ya Muhazi, bose bakingura bose bagahita bajya kwitura mu mazi, ariko bakamara iminsi bumva humura inturusu kubera ko zabaga zamugiyeho ahantu hose. Sawuna nyine hari rero wicarana na Yesu, ubushyuhe bw'ijuru bukakujyaho, wavayo ukaza humura nk'ijuru. Aho niho ngiye kujya, ariko nzabibabwira kuri wa munsi. Ubwo nitanze imbere nka wa wundi. Mufate Luka 24 turebe icyo Yesu yasigaye. Uyu munsi turiga ibintu 5 ugomba kuzuza ngo ukore umurimo wivuga ubutumwa Yesu yadusigiye. Ubushize mwize Yohana 21, uyu munsi turajya muri Luka 24. Tutaramane na Yesu twumve, mujye mugerageza. Hari ibintu njya nkora bikamfasha. Nusoma text bakabwira ngo nuko Yesu ngo aganira n'abigishwa be, ujye uhumiriza wiyumve wicaranye nabo, ugerageze kubyumva, wumve wicaranye nabo, nawe urimo kumva Yesu avuga, sibyo? Ubyumve nyine uhari, namubaze n'ibibazo. Wari wabikora ukicara ahantu ugasoma text ukumva abandi barimo kubaza Yesu, barangiza nawe ukamubaza ibyawe, ukavuga Yesu uriya biri utubwiye. Bibiliya ihita iryoha igahindura isura. Uzagende hariya Matayo 5 ngo Yesu azamuka umusozi aricara hamagara abigishwa be, nawe ujyemo umwumva arimo kuvuga, wumve ngo Bibiliya ihita ihindura isura, igahita yumvikana uburyo utajya kubitekereza. Abantu barambwira ngo erega Bibiliya ntiyumvikana, ngabwe no kuticarana na Yesu. Mujye mwicarana nurangiza umubaza ibibazo, namweze ko buriya nabigishwa be barabikoraga, uyu mugani washakaga kuvuga iki. Nurangiza ariko we guhita uhaguruka, nurangiza wicara uhumirize, wumve ibintu bitangira kukuzamo. Aragusubiza akagutekerera neza, akagupfunyikira, ukava wumva wabyibuye. N'abantu baricara, iyo ahumirije haza amaganya. Uziko abantu benshi iyo bahumirije hahita haza ibyo amaganya. Ahumiriza gutya agahita abona bamuvuze nabi, agahumiriza gutya agahita abona nyirinzu, agahumiriza gutya agahita abona ibijumba, cyane cyane iyo ashonje. Luka 24 duhere ku murongo wa 36. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe. Maze barikanga bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Abigishwa bari bafite ikibazo, bagira ngo ni umuzimu. Arababwira ati ikibahagaritse imitima ni iki, kandi niki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari jye ubwanjye. Ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzima atagira umubiri n'amagufwa nkuko mubindebana, nk'ibyo mundebana. Avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye, nuko ibineza neza bikibahuje kubyemera. Bagitangara arabaza ati hari icyo kurya mufite hano? Bamuha igice cy'ifi yokeje, aracyakira akirira imbere yabo. Maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Haleluya. Ibintu 5. Buriya hari ikintu gikomeye abazabyumva mbere y'abandi bizabafasha mu bukristo bwanyu, kuko jye umugisha nagize nabyumvise nkiri muto. Hari n'abajeni bajya bambaza ngo ariko pastor ngo tubwire ngo ibanga ryawe ngo ryatumye umaze imyaka 40 ukizwa ukaba utarimo gusubira inyuma.
ndavuga ni ibanga ryanjye riri muri aya magambo tumaze gusoma. Ikintu Yesu yakoze amaze kuzuka, yakoze uko ashoboye kose, ashyiramo imbaraga zose, iminsi 40 nta handi ajya, yiyereka abigishwa be. Kuki ari byo yibanzeho? Yagira ngo bamenye badashidikanya ku mwami wabo ari muzima. Kuko urabona ubwo yinjiraga mu nzu babanje kwibwira ko ari umuzimu. Aravuga ati rero aba bigishwa banjye banyitiranya n'umuzimu, ntabwo bazizera yuko ndi muzima. Ahagarara hagati muri warabwira ati ariko kuki mushidikanya? Nimurebe ibiganza byanjye. Arangije abwira Toma, aramubwira ati Toma, wowe ngwino unakore mu rubavu, ushyiremo ikiganza nk'uko wabisabye. Abona ngo baracyajijinganya. Aravuga ati hari ifi mufite, nimuyizane hano, ngo ayirya bareba kugira ngo bizere yuko. Arababwira ati ariko ntimubona? Ngo abereke ibiganza bye n'ibirenge bye, nimunkoreho murebe kuko umuzima atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Abakristo benshi na bamwe mwicayemo hano cyangwa murimo kunkurikira online, ntabwo murasobanukirwa icyo bivuga kugira umwami muzima. Ntabwo murasobanukirwa icyo bivuga kugira Yesu wazutse akaba ari muzima. Ariko reka mbibasubiremo kuko mpora mbivuga, nzajya mbisubiramo kugeza igihe wenda bamwe muzageraho mu bikacinge mu byumve. Nta kintu gishobora gutera umwete iyo umwana abona papa we arimo kumureba akina umupira. Umwana arikashura akiruka hirya no hino kuvuga ati papa arimo arandeba. Cyane cyane rero yacishijemo akamukomera amashyi akamubwira ati yego sha, ati bacenge. Umwana ashobora no guca ibintu kuko avuga ngo papa arimo arandeba. Cyane cyane rero iyo ari umupapa umeze neza. Kera umwana wanjye umwe yigeze kumbwira ati daddy, nari nabwirije mu giterane cy'abayobozi kuri televiziyo, bica kuri televiziyo. Arambwira ati daddy, kuri visiting day, ku munsi wo gusurwa ntihazaze mama, ko niwe kundaga kujyayo, aba ari wowe uzansura. Kugeza ushaka ko nzaza kugusura, ati ndagira ngo twana twigana twose tumenye ko wa mugabo wabwirizaga kuri televiziyo ari papa. Noneho tekereza ko twebwe dufite umwami wazutse, kavuga ngo uriya niwe shefu wacu, sibyo? N'amadayimoni akabimenya. Ikintu kidutera umwete, njya mbitekerezaho, njya nanabibwira Yesu, nkabwira numva Yesu, jewe nabaye umwarimu, nagize abadirektori banyobora, nabaye umuyobozi w'imiryango, daheri ntabwo ari umwe, w'imiryango y'ivugabutumwa, nagize abayobozi bandi hejuru, nabaye pastori, nagize ababishopu banyobora. Nta mwami ndabona umbwira ngo, umuyobozi ndabona aza ngo ambwire umfate umva ndagukunda, iyo urimo gukora aka kazi numva unteye ishema. Burya abakozi benshi baba bakeneye umuyobozi ubabwira ati rwose I love you gusa. By the way, burya n'abagore njya numva bambwira ati rwose umugabo utanakubwira ko agukunda. Ariko twe dufite umwami utubwira ko adukunda, ko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo Yesu ko yakunze abigishwa be ngo bakunda noneho ngo bihebuje. Uyu mwami ni mwiza kandi ni muzima. Buriya rero urimo kumukorera arakureba akavuga ngo Yesu ntabwo napfiriye ubusa. Uriya yarabyumvise. Uwo mwami yakureba, ngiye mu bintu njye mbibwira abantu nkabwira niyo wanshyira ahantu hari ibyaha bimeze bite sinshobora. Niyo waza n'abagore basa n'abireme sinshobora gusambana. Oyo kubera iki? Amaso y'umwami wanjye arambwira ngo ya utankoze isoni se, utankoze isoni ndimo kukureba. Satani akajya ankora ku matama, rero ngo uriya se we wirataga ntabwo wamubonye se.
ibyo yakoraga hariya se ngo yageze muri Amerika aho batamureba, yagize ngo we warahumye. Uzi ko hari igihe mukoze umwami isoni Satani akamwirataho. Muribuka Yobu, Satani yaragiye mu ijuru, Imana yirata Yobu iravuga ngo wamubonye Yobu umugaragu wanjye. Satani aravuga ati nyemerera mukoreho nkwereke tumupiganirwe turebe. Satani asubiye mu ijuru, Imana iravuga ngo wamubonye Yobu umugaragu wanjye, nubwo wamwiciye abana ukamutwarira n'amatungo ntabwo yamvuyeho. Ati nyemerera nongere mukoreho, ndamuteza igisebe kiva ku mutwe kigera ku birenge, ngo no kwishima biramunanira. Yobu aravuga ati madamu we abari uzaramubwira ati uracyakomeye kuri iyo Mana ikumariye iki, yihakane nurangiza upfe. Bambe burya hari ukuntu mujya mukoza Yesu isoni, ukabura urubyaro ukajya mu bapfumu. Satani akamubwira ati nure wa mugore wambwiraga ngo yarakwe singuri yasubiye mu bapfumu. Dayimoni akakujujubya ugasubira kuraguza no gucisha ibiti. Satani akazamuka akabwira Yesu ati sinubona wabandi uriya niwe wambwiraga ngo ni igitangaza, uriya ni amandazi twamuriye nk'amandazi. Akadayimoni kakana kamuriye nk'amandazi. Buriya ikitubuza kujya mu byaha nuko umwami wacu atureba kandi ni muzima. Ikidutera kumukorera dufite umwete nuko yadukunze kandi akaba ari muzima. Kandi assurance ya gatatu nuko iyo dukeneye reinforcement, dukeneye imbaraga, arazitwongerera. Pfa kumubwira gusa ukamubwira uti hano urugamba rwakomeye, nyoherereza ramfuru, ibikoresho byambanye biki, kabikoherereza. Ubundi nta ngabo zijya kwishugurikira ibyo zirya, kereka iyo byagenze nabi. Abazohereje barazigaburira, abazohereje bakazigurira n'amasasu n'ibikoresho byose bakanazambika. Baramubwira ko abasirikare bajya badodesha uniforme cyangwa barazibaha. Ushobora ariko kuba ntarabaye mu gisirikare kubera ko sinigeze mbayo, wenda baba bazigurira bibaho se. Umusirikare iyo ari mu kazi uwamwandikiye igisirikare niwe umugurira inkweto, akamekinga ashobora ko inkweto zari nzima, akamekinga ashobora ko uniforme ye idacikaguritse. Hari aho umuntu ajya ukabona abasirikare bambaye uniforme zacikaguritse ukavuga ngo iki gihugu ntabwo kiri serious. Ukabona abapolisi bambaye uniform zacuye ukabona ngo iki gihugu ntabwo kiri serious. Hari ibihugu ujyamo ukavuga ngo ugiye mbaye umupolisi wano najya nigurira uniforme. Ibihugu bimwe na bimwe bitazi icyo bigomba gukora, ariko umwami wacu yaduhaye isezerano. So reka icyo ni icyambere, kumenya neza Yesu wazutse kandi muzima. Ukamenya ngo iyo urimo kubikora aravuga ati Yesu uriya arasobanutse. Ngewe cyamfasha tukazagira abakristo basobanutse, bakorera umwami kuko basobanutse, kuko bazi ko umwami wabo bareba. Nigeze kubibwira abantu bamwe barambwira ngo nuva i Remera ngo abakristo bazashira muri paruwase, ndavuga ntababara. Byaba binyereka yuko nta muntu wari uhari, kuko niba mwarazaga hano kuko antwana hari ubwo ntabwo ari Yesu mwabaga mukurikiye umuntu. Twebwe dukurikira Yesu, ntabwo turi abavumbyi. Ngo hari umwigisha wigisha neza waje ukabona urusengero rwuzuye abantu. Bambe abo ni abavumbyi kandi bahora ari benshi aho zahiye. Ariko bene umurima, abana bo mu rugo bajya gukora niyo nta n'inzoga zihari. Halo, ariko murimo murabyumva? Icyo ni icyambere. Yesu yarabanje akora uko ashoboye kugira ngo abigishwa be bamenye ko ari muzima. Umwami wawe ni muzima. Hari ahantu Imana yabwiye abantu ngo kuki urimo gutaka, kuki urimo kuboroga ngo umwami wawe yapfuye. Umwami wacu ni muzima. Umuntu ntabwo stressa cyangwa guteye ibibazo by'ubwira Yesu umubiri utumva rero nkubwire ibi biranstresheje, ariko ngiye guhangana nabyo, focusing my eyes on you. Ngiye kugutumbira, nta kintu kizansaza kuko umwami wacu ni muzima. Ariko ukabona umuntu ngo ugiye ngo ibintu byanshajije. Buryo usazwa n'uburyo utekereza, ntabwo usazwa n'ibibazo. Ibibazo ntabwo bisaza umuntu, igisaza umuntu n'uburyo atekereza. Iyo ibibazo byiyongereye
jya utumbira Yesu. Nubwire mwumva rero Yesu siko yatubwiye ngo munyikoreze amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe, ngo abarushye n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura. Byoroshye gutyo kumenya Yesu. N'ibintu byose tunyuramo, uburwayi bwawe muri Yesu, intimba zawe muri Yesu, ingorane zawe muri Yesu, ubukene bwawe muri Yesu, kuko ni muzima kandi ni umwami wacu. Nabivugaho byinshi. Burya uzi abami bari batandukanye n'abaperezida bamwe na bamwe, ariko kuko wacu ntabwo arimo. Kongera burya umuntu perezida wacu afite karagita nk'iy'umwami, kuko hari ibihugu ubona ukabona abaturage barakennye, ukabona abaturage baragwingiye, kandi ukabona bafite umuperezida and he doesn't care. Ubundi rero buriya muri sisitemu y'ubwami ho, umwami ikintu cya mbere yagirwaga n'imibereho myiza y'abaturage be. Umunezero w'umwami wari ukugira abaturage bameze neza. Ndibuka barabigeze kuza mu Rwanda baje kugura abantu, bari bacuruzaga abantu abitwa ba tiputibu. Baraza bageze iriya bavuye muri Tanzania, baraza babwira Rwabugiri bati hari abagabo ngo bashaka kugura abantu. Arabwira ngo bashaka kugira bati ngo barashaka ko kuduha amasaro n'imyenda ngo tukabaha abantu. Abwira bamwe mu zirikare bati mugende mu warase impiru wari umwambo umeze gutyo ufite igitwe kinini ku buryo iyo wakorasaga impiru ntabwo yagupfumuraga ngo upfe, ariko yaragukubitaga akamera nk'umuntu waguteye ibuye. Mugende mu warase impiru, mubabwire ngo umwami w'u Rwanda ntagurisha abanyarwanda. Nta munyarwanda wigeze agurishwa. Icyakora higeze kubaho isoko ry'abantu. Burya abantu bose ntabwo ari beza. Hari abantu babaga bafashe hirya ngiyo mu bindi bihugu ukavuga ngo mu batwari, ariko abanyarwanda ntibakorwaho. Umwami wacu nawe yaduhaye garanti. We yaravuze ati ndatanga ubuzima bwanjye kugira ngo mbizeze ko ubuzima bwanyu buri garantide. Mubanze mubisobanukirwe. Iki nyitinzeho reka nyigarukirizaho. Ariko buriya kuvuga kuri Yesu hari igihe tuziga amahame y'ubwami bw'Imana, wenda niyo azadufasha kubyumva neza. Tubanze twumve ikintu cyitwa amahame y'ubwami bw'Imana. Ubwami bufite umwami urangwa no gukunda abantu be. Haleluya. Ubwami bufite umwami urangwa no gukunda abantu be. Ndabizi buriya kariya ga statement nakozemo hano ejo nzabona hirya no hino kuri za YouTube na za bata hari abantu batajya bamenya gushima. Ku iteka ryose bagomba kumva, ugomba gutekereza nabi nkabo. Hari wigeze kubimbwira namwe none ninde wigeze kubira ko ndi muri opposition. Cyenda umupasitore ntabwo ndi umwopoza. Jewe ibyiza bikorewe abaturage ndabishima. Ubu hicayemo cabinet special irimo kwiga uburyo bwo gutabara abaturage bahitanywe n'imyuzure. Wewe utabishimye uzi ko hari ahandi n'abaturage bapfa n'abantu ntibanabyiteho bakigira muri vacances. Se ntiyaje shushe tabona avuye kwimikwa Abongereza, ni yaraniwe kwicara yakabanza akaryaho vacances. Ariko abaturage bawe bapfuye ugiye muri vacances. Ikintu cya mbere Yesu adukorera, he cares. N'umuyobozi wese, by the way, mbivuge extrapole, n'umuntu urimo hano wese ufite icyo ayobora, niyo rwaba ari urugo rwawe, ugomba kurwitaho. Niba ufite abakozi ukoresha ukabitaho ku buryo nk'uko Yesu atwitaho, icyo ni icya mbere. N'igituma tugomba kwita ku banyabyaha ni uwo mutima wa Yesu watumye ava mu ijuru akaza kudushaka akatubwira ngo none ndagiye musigare mukora ibyo nakoraga. Uwo mutima wa Yesu. Icya kabiri yabakoreye ibintu bitanu tugomba kumenyereka myihuteho. Ngo ahera kuri Mose n'abahanuzi, ngo abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Kuki tugomba kumenya Yesu ngo tuvuge ubutumwa? Icya mbere nuko ari we wadutumye, ariko icya kabiri nuko ari we tuvuga.
niwe tuvuga, niwe tubwira abantu twabwira ngo jewe nahuye na Yesu arampindura. Impamvu nakora ibyaha nuko ngendana na Yesu. Impamvu ntagira ubwoba nuko Yesu andinda. Impamvu ntashobora kuhagarika umutima nuko nzi ko Yesu ibyanjye byose abifite. Ubutumwa tuvuga ni Yesu. Ariko ikidufasha kumuvuga ni iri jambo, kuko ngo yahereye kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi n'ibyanditswe byose ngo abereka ko ari we byavugaga. Ubwiriza iri jambo agomba kuvuga Yesu. Aho wahera mu isezerano rya kera, wahera mu isezerano rishya, ugomba kurangiriza kuri Yesu, kuko iri jambo ugomba kurimenya kandi waba urimo kurisoma ukumva uganira na Yesu. Uzi impamvu abantu benshi Bibiliya babihira? Ntabwo bazi kuganira n'Imana basoma ijambo ryayo. Iyo usoma ijambo ry'Imana burya n'Imana ibikuvugisha ukayumva ivuga. Bibiliya yari yasohoka ku ipaje ukumva Imana irimo ivuga ikavugana nawe. Jewe sinjya nerekwa, sinjya nanarota, niyo ndose ndabyibagirwa, ariko iyo nsomye iri jambo birafata, kuko niwe Imana ivuganira nanjye. Niyo mfite ikintu nasengeye, iyo Imana igiye kumpa igisubizo, mpumiriza gutya nkumva verset biblique iramanutse, nkamenya ngo iyi ni Imana itangiye kuvugana nanjye. Ariko buri muntu wese agira ko avugana nawe. Hari abavugana nawe mu nzozi, hari abagira iyerekwa, hari n'abaririmba indirimbo akumva yatangira kugira kumva indirimbo iraje akamenya ngo ni Imana irimo kuvugana nawe. Abakunda indirimbo ivugana nabo mu ndirimbo, ariko nkanjye ukunda ijambo ivuganira nanjye muri iri jambo. Ubwo abameze nkanjye, dahera benshi ubwo baza hano kuri uyu munsi ni abameze nkanjye, abakunda Bibiliya, burya Imana ivuganira nabo muri Bibiliya. Ahera kuri Zaburi n'ibyanditswe byose, abasobanura ibyanditswe byera. Ugomba kumenya iri jambo kugira ngo ushobore kubwira Yesu abandi udahuzagurika, sibyo? Kandi nkunda n'akantu kamwe, umurongo wa 45 muze kuwusengeraho ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Hari umuntu twaganiraga ejo bundi akambwira ati ijambo ry'Imana niyo ngerageje kurifata ati riri ndaryibagirwa. Ndavuga ni Satani yaragushoboye. Urarya ugahita urwara diare, byose bikigendera, uzahora unanutse. Iri jambo senga ubwire Yesu ngo Yesu unyungura ubwenge ngo nsobanukirwe n'ibyanditswe. Hari abantu Pawulo yasengeye Abefeso aravuga ngo njya mbasengera ngo Imana ibahe kuyimenya, ngo imahe n'umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa, ngo muyimenye, mumenye n'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga iziha twebwe abizeye. Namwe ndabasengera ngo Imana ibafashe, ibahumura amaso, ibungura ubwenge ngo musobanukirwe n'ibyanditswe byera. Ibyo turaza kubisengera. Icya gatatu arababwira ngo kandi hari ubutumwa muzavuga. Arababwira ngo byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kwihana no kubarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Umuntu wese uzavuga ubutumwa agomba kumenya ubutumwa avuga ubwo ari bwo. Duhamagarira abantu kwihana ibyaha no kwakira Yesu umucunguzi n'umwami. Kandi umurimo wacu uri muri icyo ngicyo. Umurimo wacu twe turi abagabo bo guhamya yuko natwe twihana. Igituma wenda abakristo benshi badakora uyu murimo, nabo ubwabo ntabyo bavuyemo. Burya ubuhamya bwawe bugira imbaraga iyo uvuze ibyo Yesu yagukoreye n'ibyo yagukozemo. Kabwira abantu ubu bwo mu ndeba kera nari umupagani, Yesu aransanga. Ariko jewe sigaye mfite ikibazo kuko ndi pastori unakuze. Bana bari ko pastor ikigero ugezeho ntihari kujya uvuga ko wari umunyabyaha. None ntavuga ko nari umunyabyaha, se ubuhamya nzabukura hehe? Ubuhamya buva mu byaha wahozemo, Yesu akabigukuramo ugakizwa
ukakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Kera mujya mwumva mvuga hano, ari umugaragu bamureze kuri shebuja, namwe gatumva rero umwami hari bafite ikigaragu cy'ikigoryi. Icya mbere ni umugabo ku rugamba n'intwari, ariko ntagira ikivugo. Ajya kwivuga akitakuma akiterera hejuru akazamura amaboko, yajya gukubita ikivugo ati mwanga databuja, atakarekeraho. Ati kandi twaramugenzuye afite n'ibintu by'inzaratsi agendana mu gikondorero. Ashobora kuba ashaka kuzakuroga. Umwami aramutumiza ati sha nkugirire neza, none ngo ugendana inzaratsi, ngo urashaka kuzanyica, ngo kandi banakundezeho, ngo wicara mu bandi bagabo ntugira ikivugo. Ko burindi mu Rwanda rwa kera umuntu w'umugabo ugomba kugira ikivugo. Aramubwira ati mva rero nyagasani, ibyo byose bavuze kimwe n'iki kindi si cyo. Icya mbere nta kivugo ngira, ikivugo cyanjye ni wowe. Nditakuma najya kwivuga nkibuka yuko itankuraho nahoze ntacyo mba ndicyo. Ati nkaceceka nkavuga ngo hanga databuja. Ati nawe ibyo bindi rero bakubwira ngo by'inzaratsi, ati singibi. Akuramo imisatsi yari afite kera kiringegera n'inzara ndende zashokongoye nk'izi kinyogote. Ati biro nibyo bita inzaratsi. Ati binarabibitse ngo bijye binyibutsa aho wankuye. Ati biyo mbirebye ndushaho kugukunda. Ati biyo mbirebye ntacyo ntakora ku bwawe. Ati bi n'urwibutso rwaho wankuye. Umwami aramureba aramubwira ngo gusha ngo genda wikomereza utyo. Ariko natwe Yesu yaravuze ngo mwebwe muri abagabo bo guhamya ibyo kubabarirwa ibyaha ku bwanjye, ku izina ryanjye. Haleluya. Cyo si icya gatatu. Icya kane tugomba kugira, niba udafite ubuhamya, nyamona abantu aka kantu rero baragakunda. Abantu bakunda guhagarara hano ngo wama nkahagarara ari imbere, uje kuhavuga ikiza. Niba utaje kuvuga Yesu ngo uvuge aho yagukuye, ngo uvuge ibyo yagukoreye, uvuge ibyo yagukozemo, umushyire hejuru, nta jambo. Cyane cyane rero nkatwe tuba twarize, tuba dushaka hano ngo tubumvishe ko twasomye. Ntabwo abantu bakeneye kumenya ko wasomye, bakeneye kumenya Yesu uri muri wowe. Sibyo? Ntabwo abantu bakeneye kumenya ko nagiye muri Amerika, nta nubwo bakeneye kumenya ko nagiye muri Aziya cyangwa mu Burayi. Bakeneye kumva uvuga Yesu wakuvanye mu byaha nabo akabashobora kubakurayo. Haleluya. Hanyuma icya kane arababwira ngo dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa. Abajene rero basigaye bibwira ko kuguma mu murwa ari ugutura i Kigali. Ukabwira umuntu ariko ko mbona ubuzima bwagukaranze mu mujyi, wakwisubiriye mu cyaro. Ati Yesu yaravuze ngo tugume mu murwa. Ntabwo yavuze ngo tugume muri Kigali tujye twirirwa tuhazerera. Iri jambo yababwiye ngo mugume mu murwa, kwa ari kubabwira ngo mugume hamwe musenge. Abakristo benshi turajarajara mana. Iyo umuntu yagize ikibazo, inzira ya mbere yo kugira ngo ikibazo cye kukunesha, guma mu murwa. Gende wifungirana ahantu, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Genda wicara ahantu ubibwire Yesu. Bicaye mu cyumba cyo hejuru baramubwira ati mwami wasize utubwiye ngo dutegerereze mu murwa. Mwami turategereje. Baricara barategereza ku munsi wa 10. Yabaye hari Imana itinda. Abicaye mu hano mufite ibyo mwasengeye, Imana ikaba itarabasubiza, muvuge ngo hari igihe Imana itinda. Ariko burya ntabwo iba yatinze, isubiriza mu gihe cyayo. Kuko cya gihe umara utegereje, reka mbabwire ikintu cyiza kivamo nabonye mu buzima bwanjye.
ibihe namaze ntegereje Imana sinkibyicuza. Uzi impamvu? Muri cya gihe umara utegereje, ibirimo kugukuza, ibirimo kugukamura, ibirimo kukwihishurira, ibirimo kugukomeza, uba uri mu myitozo. Iyo usohotsemo, usohokamo uvuga ngo icyaza cyose ubu nahangana nacyo kuko nabonye Imana igendana nanjye. Iyo Imana itaragendana nawe mu muriro, Satani ahora awuteza imbere yawe, akanawugukangira ati imbere hariya uzahasanga umuriro. Ariko iyo bakunaze mu itanura ry'umuriro nka Shadaraki na Meshaki na Abedenego, Imana ikagusangamo igakoramo air conditioning, baravuga ngo imbere hari umuriro, ukavuga ngo uriya ni akazu yazi. Iyo bacanye itanura karindwi bakakunagamo, ukabona usohotsemo, uravuga ngo ke niba zanaricana 14 ubwo Yesu azaba agiye kunyihishurira birengejeho. Kandi yewe babwira hari amatanura menshi naciyemo. Hari amatanura y'inzangano, hari amatanura y'amashyari, hari amatanura. Buriya rero amatanura iyo umaze kunyura muri atatu, ugera ukavuga ngo ke nazaza imbere hari ikintu kimwe nabonye. Itanura niba ricanira nzatangira kubwira Yesu. Niba nagamo urukuri rumwe mubwire ntiwongeye mu rundi. Niba nagamo urwa kabiri ritangiye gutukurira mubwire noneho ryatukuriye. Nibongeramo izindi mubwire noneho hagiyemo n'amakara. Mubwire wese waranagamo mvemora. Kavuga ati don't worry, niba kunagamo ndaza kukwereka uko ibitangaza bisa. Bakunagamo wasohokamo, ugasohoka nta n'umuriro uguhumuraho, ukavuga ngo sawa. Amakara ngo imbeba bigeze kuyibwira ati hano rero uritonde, abantu biza amayeri tibazanya akamashu. Akamashu niko bazanya, timaze iminsi ngakoreraho imyitozo ya musculation. Tunguba akamashu ko ntabwo nagakozeho imyitozo, atari ko bazanye n'imiti yica imbeba. Ati yo ngiyo, ati natangiye kuyogesha amenyo kera, ati ubu ngubu narayimenyereye. Ati banacirire n'igipusi kinini. Ati nizo uko umuntu aganira n'ipusi akayigira inshuti. Hari igihe rero imitego yose Satani atega asanga Yesu yarakubwiye ngo niba gutega umutego, niba cana itanura, ujye umenya ko ndi hafi. Kandi ikibazo cya Yesu ntabwo aza batarakunagamo. Urabona Daniel bagiye kumunaga mu rwobo rw'intare, ntacyo yabonagamo. Baramuzunguza, baramunaga, agezemo asanga marayika yagereye muri mwe na Daniel. Bati bite Daniel? Ati se burya intare ziravuga? Atoya. Ati ndi marayika namanutse utarageramo kugira ngo mutegurire. Shadaraki na Meshaki na Abedenego bacana itanura. Ntabwo Yesu yigeze ajya mu itanura. Baricana bwa mbere inkwi zirashira, bazana imiba ya kabiri inkwi zirashira, bazana umuba wa gatatu inkwi zirashira, bashyiramo umuba wa kane inkwi zirashira, bashyiramo uwa gatanu, ngo inshuro 7. Nta Yesu wari urimo, ariko babanazemo. Nebukadinezari byaravuga ati ariko tunazemo abantu bangahe? Bati ni 3, kumbona mu 4 kandi wakanasa n'umwana w'Imana. Iyo bakunaze mu itanura nibwaza. Ikibazo nuko abantu bapanika bataramureba. Nubona itanura barimo kurikaza, ujye utumbira mu ijuru. Niba shyiramo inkwi za kabiri, ubwire Yesu ngo ndabizi something is going to happen. Hari ikintu ugiye gukora, sinzi icyo ari cyo, sinzi uburyo bigenza, ariko nzi ko hari ikintu uri bukore. Hanyuma uzabibona. Mutegerereze mu murwa kubwo gusenga. Hanyuma icya 5 tuzahabwa imbaraga kubwo umwuka wera. Niwicarana n'umuntu kumva wabuze icyo umubwira, ntuzapanike. Uzavuge tumurero umwuka wera, sinzi ukuntu uyu muntu namubwiriza. Nyungura ibitekerezo, umubwire ngo iki. Kandi uzizere ko Imana iri buguha amagambo. Ushobora no kuvuga amagambo asanzwe ukibwira ngo ntacyo bivuze, akazakubwira ati burya hari ijambo wavuze rincumita mu mutima, ukamenya ngo ni Yesu wari urimo kubikora n'umwuka wera.
ibintu bitanu dukeneye kugira ngo tuvuge ubutumwa. Number 1, kumenya Yesu wazutse muzima kandi utureba unadutegereje. Number 2, kumenya ijambo ry'Imana kuko niryo dukoresha tubwira abantu. Icya gatatu, kwemera ukamenya umurimo twatumwe ko ari ukubabaga wo guhamya Yesu twabonye. Ushobora kuba umugabo w'icyo utabonye utumvise. Icya kane, gusenga, gutegereza. Icya gatanu, kuzura umwuka. Ibi bitanu rero tugomba kubishimikira, twamara kubibona tugahaguruka tugakora umurimo w'umwami wacu. Niba tutarimo kuwukora neza, tugomba urebe niba hari ahantu hatari ahantu waba waribagiwe. Kuko niba warakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, uhamagariwe kujya hariya hanze. Ahasigaye abantu bakamenya yuko mwahuye. Imana ibahe umugisha. Niba ufite ikibazo, umwe cyangwa babiri, hanyuma duture dusenge dutahe. Uwaba afite ikibazo akakibaza, kuko n'uri tumenyereye ko twigisha hanyuma tukabazana ibibazo hanyuma bigasubiza. Kuko naje gusanga abantu benshi ari nabyo bikundira kubaza ibibazo. Ntawe ufite ikibazo, ntawe ufite komantere, ntawe ufite inyunganizi. Ariko mungire neza ibintu mubifate, mutangire kubigira ibyanyu, mutangire kugendana na Yesu muzima. Kandi ikintu nyankunda, iyo ugendana na Yesu n'amadayimoni arabimenya. Burya amadayimoni aturusha no kubimenya. Iyo ugendana na Yesu amadayimoni yaramubona, we ntumubone. Kaba atari kuri ya mugabo twari tugiye kumufata, tubona hari undi muntu umuhagaze inyuma kandi wowe utamurebaga. Nagiye numva abantu batanga ubuhamya nk'ubwo ngubwo, abajura bari bagiye kumufata ngo bakabona hari umuntu w'umugabo umuhagaze inyuma. Burya wari uri hamwe nande? Ko twakubonaga ugenda wenyine tukabona hari umuntu wari uguherekeje. Ninde wari uguherekeje? Ukamenya yuko ari umwami w'abami. Hari ufite ikibazo? Bitanu. Ibi bintu bitanu by'ingenzi by'umuntu wese ushaka kugira ubukristo buhamye kandi agahamya Yesu. Number 1, kumenya Yesu wazutse kandi muzima. Yesu wazutse kandi muzima, alive, the good king, the great king, wa mwami ukomeye. Icya kabiri, kumenya ijambo ry'Imana ukarituramo ryose kandi atari uduce duke. Icya gatatu, kwemera umurimo twahawe. Mugende nimwe bagabo b'ibyo, kwemera umurimo twahawe, kuwumenya no kwemera. Kuko hari abantu bawuzi ariko batawemera, bumva batari ngombwa, bumva nta urgence. Icya gatanu, murindirire mu murwa. Iki nicyo cyitwa gusenga, gategereza gusubizwa kw'Imana cyangwa gusubiza kw'Imana. Icya gatanu, kuzura umwuka. Ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranije. Arufite ikindi? Ndabona uyu munsi ibibazo byarumbye. Swati nigishije neza cyangwa nabi, ubwo uje kunkura mu isoni. Umwana umwe ngo se yarabwirije, hanyuma ahamagara abihana, abonye ntawe wihannye araza ahagarara imbere baramusengera. Batashye se aramubwira ati ariko sha buriya wihannye iki? Aramubwira ati dadi, ati narebye ukuntu henda abantu, ati nanga gukorwa n'isoni ndaza ngo nkukure mu isoni. So ijambo ni ryawe. Aleluya. Nitwa Eraste Karangwa. Eraste? Eraste Karangwa. Eraste Karangwa.
nagize ikibazo kuri point number 2 ngo ahera kuri Mose n'abantu kumenya ijambo ry'Imana. Hari igihe usoma Bibiliya gasoma inshuro nyinshi, ndetse dufate nk'urugero nko mu Itangiriro igice cya mbere, gasanga ari ukunda gusoma Bibiliya ari n'ubikunda gake yahasomye inshuro nyinshi, ari ukajya gusanga ubonyemo nk'ikintu haciye nk'imyaka myinshi kandi wari warasomye icyo gihe. Kubera iki dusoma ntiduhishurirwe ako kanya ntitubibone? Reka ngusubize. Warangije? Urumva mwavuze ngo gusobanukirwa ijambo ry'Imana cyangwa se kumenya ijambo ry'Imana. Warangije? Ikibazo warangije ku kibazo? Nakirangije. Yicarire ngusubize. Nkunda gukoresha ingero zituma abantu bumva ibintu. Wari wabona umwana mutoya arya ijosi ry'inkoko? Ayibona. Buri wawe ntabwo baryaga inkoko. Buriya umwana mutoya iyo umuhaye ijosi ry'inkoko, reka wenda mbaza neti buriya we ereza abana abigenza gute? Abana iyo umuhaye ijosi ry'inkoko akuraho turya tunyama tw'inyuma, ariko agasangamo imbere hacyarimo izindi akarinyunyuza, yarangiza akarijugunya. N'inyama daheri ziri ku igufwa kenshi niko abana bazigenza. Ariko iyo umaze kuba mukuru bararikwegereza, waba ko kuri mukuru. Mwari mwabona abantu b'abagabo barya inkoko agafata ijosi akarihera hejuru, koco 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 koco, amira kocora amira kocora amira nk'urya ikijumba. Burya rero n'ijambo ry'Imana niko rimera. Hari igihe iyo igice utari wakimenya ngo umenye imfunguzo n'amahame akigenga, uragisoma ukarya dukeya wabonyeho, ukajugunya igice kinini kuko ntucyumva. Ariko uko ugenda ukura ukabona bitangiye gusobanuka, ukazageza n'ahantu noneho ukirya nk'umuntu mukuru urya ijosi ry'inkoko. Nk'ubu igice cyo muri Bibiliya nanjye uko bivuga nanjye niko bimera, kandi iyo maze kwisoma inshuro zirenga 40 nanize na theology nagize gute. Ariko hari igihe mfata igice nanigishijeho nanazi neza nkavuga ngo se bishoboka bite, kuki ibi bintu ntari narabibonye? Cyangwa ukumva umuntu yigishije ku gice waruzi kuti ntibishoboka, kiriya gice ko najyaga ngisoma ku kibira bintu ntabibonye. Uzi impamvu Imana yabikoze ku buryo iri jambo rihora ririmo udushya, kugira ngo nanjye umaze imyaka 40 nkizwa mbe nkibona ibyo niga, mbe nkibona ibyo ndya, mbe nyihishurirwa. Naho ubundi wajya wirira amasarade inkoko ukazihorera, sibyo? Ni icyo ngicyo gusa. So igice cyose wasomye, ndashaka no kubwira bibwira ko wamazemo igihe kirekire babizi, nanjye ubabwira sinshobora kukubeshya. Hari igihe nsoma igice habona ibintu igice nari nkizi nanakigishijeho, ukabona biragutangaje kubonamo ibintu bishya. Yego, umuntu waciye kuyakure Zaburi 137, ariko buriya ikintu atumva munikira ku nkombe z'imigezi y'i Babuloni. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, igihe ishimwe Edi niba byakunda nasobanuza Zaburi 137. Iyi Zaburi 137 ni imwe muri Zaburi zinspirinze indirimbo nyinshi z'abasekera ndetse batari n'abantu b'Imana. Kubera iki? Zaburi 137 iravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni. Ni Zaburi yahimbiwe abayisirayeli, iri na prophetic, yibutsaga uko bicaraga ku nkombe z'i Babuloni bababajwe nuko babatwaye mu gihugu cy'amahanga, bakabwira ati ariko Isiyoni mwagiraga indirimbo nziza nimuturirimbire. None uyu akavuga ati twaririmba dute indirimbo z'Isiyoni turi mu gihugu cy'amahanga? None agafata icyemezo akavuga ngo Yerusalemu ni nkwibagirwa, ururimi rwanjye ruzafate mu gisenge cy'akanwa
ngo ariko mana abanyababuroni n'ukuntu batugiriye nabi ngo cyazamba nkabona nawo ibyago byatubayeho bibaho. Nta kindi iyo zaburi ivuga, iranoroshye kuyumva, ariko wenda impamvu yagiraho ikibazo cyo kuyumva context. Subira muri Bibiliya yawe usome igihe Abayisiraheli bajyanwaga mu Ibaburoni, Zaburi 137 ahita isobanuka. Usome na Ezekiyeli na cyane cyane amaganya ya Yeremiya. Ese umuntu wakiriye Yesu wapfuye akazuka ashobora kugira icyaha kimwizingiraho? Cyane, iyo utakivuyemo. Icyaha kikwizingiraho, by the way, nkunze nuko akoresha ijambo ry'icyaha kikwizingiraho, kuko ni ijambo riri muri Bibiliya mu Baheburayo 12. Twiyambura icyaha gishobora kutwizingiraho vuba. Icyaha uretse no kuvuga ngo icyaha kikwizingiraho n'ikitakwizingiraho, kumenya Yesu niryo kosa abakristo benshi bakora. Arakubwira ngo azi Yesu, nkamwe se kuzi Yesu, icyo cyaha ukijyamo gute? Ko nta cyaha kikora. Muranyumva neza? Nta cyaha kikora. Icyaha cyose ugifatira icyemezo. Hari ibyaha byihuta, ariko nk'icyo kuvuga nabi ushobora kwisanga wavuze nabi. Paulo umutambyi mukuru yavuze ati mugikubite ku munwa, baramukubita ati Imana izagukubita wamva we. Baturatuka umutambyi mukuru ati Imana imbabarire, sinari ko ari umutambyi mukuru ati kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntuzavuge nabi umuyobozi w'ubwoko bwawe. Kuvuga nabi ushobora kuvuga nabi, ariko nabwo iyo wavuze nabi ca bugufi usaba abantu imbabazi, ubwo turose mu mbabarire nabasimbukanye. Kuko ikibazo dufite, ibyaha bitwizingiraho bigira kategori. Nta mwanya, ntabwo ndi bubyigisheho, bigira kategori. Icyaha nabonye abantu benshi muri no minsi dayeri kirimo kugaruka mu biro byanjye, icyaha cy'ubusambanyi. Ubundi niba hari icyaha cyoroshye kukivamo, ni icyo ngicyo. Hari umuntu iyo nari ndimo kumukorera counseling kuri telefone, ambwira ati iki cyaha cyarananiye, ndamubwira nti ubundi nicyo cyaha cyoroshye. Kubera iki? Icya mbere ni icyaha gisaba kugitegura. Ndabeshyara? Ni icyaha gisaba kugitegura no kugitegurira no kugishakira aho gikorerwa. Ubu nambaye imyenda iy'inyuma n'iy'imbere kugira ngo nzasambane, biransaba gukuraho imyenda myinshi. Ese ubwo mugiye kumbeshya ngo kigira burya kikakugwirira? Ntabwo buzi Yesu. Icyaha udashobora gukora abantu bakureba, ntabwo wagikora Yesu akureba. So icyo ngicyo ikikwizingiraho vuba, ko waramenye Yesu ntibibuza yuko ushobora kuguma mu byaha. Hari n'inyigisho z'ubuyobe mwahawe ngo iyo wakiriye Yesu ngo ntugwa mu byaha. Abarokore bose se mbona baba barimo gukora ibiki? Barabikora, ahubwo noneho baraborohereje bakabwira ngo erega ngo iyo ukoze icyaha ngo nta rubanza rukujyaho. Yewe niyo utarucirwa n'ikindi, n'umutima wawe ugucira urubanza. Ibyo rero ntibazababeshye. Igikura umuntu mu byaha ni ukumenya Yesu muzima, ukamenya ngo sinzakora ibyaha ndeba. Buriya agomba kuba ari umushyitsi. Hano ntabwo bamanika ibiganza baza imbere. Yego. Yes, murakoze. Ndasaba ko tugira inama. Merutse kureba abagabo bamwe ku isi bize cyane ngo bafite ama PhD 5, masters nyinshi, bivuga yuko bashyiramo ingufu nyinshi kugira ngo bagere ku byo bashaka, kandi ko n'umunyeshuri kugira ngo atsinde arasoma ntabwo byikora. None iki gitabo Bibiliya rwose, iri jambo ry'Imana ko ririmo uko umuntu yabigenza mu buzima kandi bwa buri munsi kugira ngo akomeze kuba imbere y'Imana, abeho ubuzima bunezeza Imana. Tubwire bigenda bite ko abantu benshi batsindwa rwose, baba abapasiteri, baba abasenyeri, baba abakozi benshi, tureke abarayiki n'abandi. Kuko iyo urebye imbaraga umuntu ashyira mu buzima bwo gushaka iby'isi kandi akabibona, benshi barabibona, ariko Bibiliya ikavuga ngo muri Zaburi 37 ngo kwicisha bugufi n'ubugwaneza n'ingeso nziza ngo ingororano yabyo ni icyubahiro, ubukire n'ubugingo. Urumva Imana ifite uko yateganyije bya bintu urimo gushaka byo mu isi, kuko nicyo cyane cyane tuba turwanira, ubukire, icyubahiro abantu benshi babarwanira. Bibiliya ikakwereka inzira yo kuba wabona ibyo bintu ariko mu buryo bwiza kandi bwo koma imbere yayo. Ariko abantu wapi? Na mu by'isi ukabishakisha ushizemo ingufu nyinshi,
ariko byajya muri Bibiliya kugira ngo ugendere mu murongo w'Imana bikanga none bimeze gute? Okay, reka tubyumve kimwe. Icyambere buriya ofa za Satani zirihuta, ahubwo atari ko wivunika. Siko yabwiye Yesu se uzagombera kujya ku musaraba wihora iki? Izi ngoma zose ndaziguha nupfuka mukandamye, sibyo? Bibiliya ikibazo kirimo abantu benshi batabona. Gihera hariya wese yatubwiye ngo abantu bose bagomba kubanza bakabwirwa kwihana ibyaha no kubabarirwa mu izina rye. Ko buriya ijambo tutigishije in depth en profondeur ni ijambo kwihana, repent. Ririya jambo icyo rivuga ni ukuvuga ngo ugomba guhindura imyumvire, ugahindura imitekerereze, ugahindura imikorere, ugahindura imibanire n'abandi. Mu yandi magambo ugakora U-turn, ugahindukira mu buzima bwawe. Abantu benshi rero impamvu bakubwira ngo iby'isi biraborohera ariko ngo ibyo kubaha Imana no kuyikorera, icyambere nuko n'iri jambo benshi nta nubwo bararisoma ryose ngo bamenye iby'Imana ikunda, bamenye n'iby'Imana yanga. Jewe nshimira Imana ko njya gukizwa, akijwe ndi umwirasi, ndi very serious. Ndavuga ngo rero ibi bintu ninjya kubijyamo ngomba kubijyamo, kuko iyo ngiye ngiye mu kintu ni no return, nta gusubira inyuma. Ngomba kubanza nkabyumva. Ni amezi 6 yo gusoma iyi Bibiliya gatatu ntasimbuka n'umurongo, kandi mfite ikaye n'ikaramu, hanyuma ndayisoma. Ndangije nyiha gahunda yo kujya nyisoma buri mwaka nkayirangiza, kugira ngo nyigaburire, menye iby'Imana ikunda. Ni nako ngiye murambwira abantu menye iby'Imana ikunda mbikore, menye iby'Imana yanga mbyirinde. Ni gutyo umuntu akorana n'umwami we. Iby'Imana ikunda ndabikora niyo byandushya, iby'Imana yanga ndabyirinda niyo nawe mbona mu buryohe. Si byoroshye gutyo, ariko ikinkomeza muri ibyo no kumenya ko umwami wanjye andeba. Ngo umwami wanjye arandeba. Murambaho urwo rugero hano nkabwira, ariko umwana w'umukobwa uzi ko se yanga agakungu k'abahungu, iyo abonye papaje, niyo uduhungu twari tutangiye kumufata ku rutugu, aramubwira uritonde papa araje, taking a distance. Kuki ijisho rya papa, ijisho ry'umwami wawe ritagukura mu byaha? Uhiro mbaza ngo umuntu yakora iki ngo akiri icyaha cyamwizingiyeho ngo agikire burundu amaso ya Yesu arahagije. Ngiye murambwira abantu nkabwira ni aho kugira ngo ujye gukora amadisipline, ukora amatizi, ukora imyitozo, iga kumenya ko Yesu akureba, iga kugendana na Yesu. Bibiliya yatubwira ngo Nowa ngo yakiranukaga mu gihe cye, bakaduha igisobanuro ngo Nowa yagendanaga n'Imana. Bakatubwira ngo n'abandi bose nababwira. Enoki ngo amaze kubyara Metusela ngo amara imyaka 300 agendana n'Imana, ngo Enoki yakiranukaga mu gihe cye. Kubwo kugendana n'Imana, ugendana n'Imana ugakora ibyaha, warinze ugambe ngo ngewe nzi Imana uyiziheye. Ubu twagendana mu nzira nkakabakaba abagore, ari wowe kaza ubwenge gusa w'umuntu nkanjye. Twajyana hano tugendana ukambona ndi pastori nkagenda nk'abakaba abagore, nankanswe yo mpagararanye na Yesu. Oya, abantu nta Yesu bazi. Muri iki tujye tubyemeranya. Abasambanyi mwese, n'abajura mwese, n'abanyabinyoma, nta Yesu muzi. Kandi byose ubutagondwa ko nukuri. Ngo Yesu umuntu yahabwa amasezerano y'ibyiza kandi ahora adakijijwe, ubwo se ntiyaba ari kurembarembya hejuru y'ibibembe? Amasezerano y'ibyiza ni amasezerano nyine. Imana byo iby'Imana mujye mubyihorera. Imana iratubwira ngo igushiriza imvura, ikavushiriza izuba ababi n'abeza, ariko urabyitondeho, kuko iyo neza y'Imana, niko Paulo yandikiye Abaroma, iyo neza y'Imana niyo izagushinja mu ijuru. N'ukuntu nakugiriye neza. Dawidi yigeze kujya kwa Nabali, aravuga ati kiriya kigabo nakirindiye amatungo, nakirindiye abashumba, ntabwo bigeze bagisahura, none Abigail aramubwira ati have utiyanduriza izina. Hari abantu Imana izashinja ikavuga ngo naguhaye urubyaro
nkuha ubutunzi nkuha byose nkuha ubwenge ndakurinda ndakudabagiza urangije unyitura ku mpakana icyo nicyo kizagushinja mu ijuru ibariza ikibazo cyawe ikibazo mfite sinzi niba kizingiye mu niba ari ukubeshya cyangwa niba ari amategeko kuko hari ibyo amategeko IREMBO RYERA TV